Ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo. Komeza kugubwa neza, komeza kubona ineza y'Imana. Nubwo nta bidasobanutse mu buzima bwawe, nubwo ufite intambara cyangwa ibibazo cyangwa biguteye kuganya, ariko nkwifurije kubona ineza y'Imana kandi nkubwira ngo bizarangira. Tugeze igice cya 216 cy'ifasha ry'umunsi. Turasoma Zaburi ya 37 umurongo wa 5. Haravuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, aba ari we wiringira nawe azarusohoza. Amina. Yugana kuri ijambo rivuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe, ikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Birashoboka ko umaze iminsi uri mu buzima buzenguruka budafite icyerekezo. Birashoboka yuko umaze iminsi mu kigeragezo kirambye. Hari igihe umuntu agira ikigeragezo kikaramba. Birashoboka ko ufite amasezerano yatinze, ko Imana yavuganye nawe ngo nzakugirira neza, nzagutabara, nzakora n'ibi. Ariko uko Imana iguha amasezerano, uko Imana ivugana nawe, kandi uko umaze iminsi wegera Imana, ni kurushaho kugenda uhura n'ibibazo, ukibaza ngo ibintu bizagenda bite. Ariko njye kongera kukubwira ngo komeza wikoreze Uwiteka urugendo rwawe, ubimwegurire azi iherezo ryabyo. Birashoboka ko nawe unyumva umaze iminsi waragerageje mu baganga kubw'uburwayi ufite, bakubwiye yuko bidashoboka, utegereje ahari kuzipfira. Birashoboka yuko ufite urubanza rukuri imbere kandi rwose ubona ko uzatsindwa. Birashoboka yuko ufite akazi ukora ubona bitagenda. Birashoboka yuko abadayimoni bagufasheho ijambo, ufite umurozi wakuzengereje, ufite ubuzima bwawe birebye ubona buri mu kaga. Ariko reka mubwire ngo nta handi wakuburira amaso, ni ku Mana. Njye kukubwira ngo koreza Uwiteka urugendo rwawe, koreza Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, hanyuma utuze umutima, nawe azabisohoza. Ibidashobokera abantu, bidashobokera amafaranga, bidashobokera bene wanyu, bidashobokera amashuri, bidashobokera abaganga, ibidashoboka muri bwo aribwo bwose, ku Mana birashoboka. Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe,